Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero ngiye kubagezaho amakuru akurikira y'abahanzi babiri bakunzwe. Haraza uwa mbere Juno kizigenza, uwa kabiri Airtel wayz. Ngiye kugaruka ku mateka y'aba bahanzi. Twakomeje. Juno kizigenza yatangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 16 z'ukwa cumi 2019, naho Airtel wayz we yatangiye gukoresha urubuga ku itariki 21 z'ukwa munani 2019. Aba bantu babavuze mu rukundo cyangwa se bavuzwe mu rukundo. Ikindi mutari muzi, batangiye gukoresha urubuga nka YouTube mu mwaka umwe, bose ni muri 2019. Amezi niyo atandukanye n'itariki. Umwe yatangiye kuri 21, undi atangira kuri 16, undi atangira mu kwa 10, undi atangira mu kwa 8. Aba bantu bakomeje gucanga abantu no kuvanga abantu cyane ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza urukundo, ariko ikibyishe inyuma nuko yari korabo gusa kugira ngo basamurane. Murumva neza korabo, kugira ngo umuntu aguhe korabo bisaba kumwishyura amafaranga bitewe n'icyiciro ariho kugira ngo mukorane indirimbo, bikaba akarusho iyo ari umunyamahanga. Twakomeje. Airtel wayz akaba akurikiranwa n'abantu bangana n'ibihumbi 271, naho Juno kizigenza akaba akurikiranwa n'abantu ibihumbi 353. Nuza Airtel wayz akaba afite video 39, ariko Juno kizigenza we akaba afite video 99. Twakomeje. Airtel wayz akaba amaze kurebwa n'abantu bangana na miliyoni 20, niwo mubare fatizo umaze kumureba, naho Juno kizigenza we akaba amaze kurebwa na miliyoni 37. Ibintu byakomeje kugenda bicanga abantu cyane bikabavanga. Twakomeje. Nuza Airtel wayz zimwe mu ndirimbo yagiye akora hariho wowe gusa, need you, hakaza you should know, hakaza bad, uwanjye n'injyana yakoranye na Juno kizigenza. Juno kizigenza we azwi ku ndirimbo yitwa jaja, hakaza birenze n'izindi. Mboneho kugenda nakira kandi nshimira abafana mukurikirana aba bahanzi. Nyagasani naho umugisha utagabanyije. Muramenye nimugende nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Niba wageze hano ku muyoboro ukabona ukareba iyi video, kora subscribe, like, comment. Ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi, ntabwo wabura na kimwe ushoboye, ntabwo uri igitambambuga, ntabwo wabura gutanga like, comment, share n'ibyifuzo. Muri ibyo byose ntabwo wabura icyo ushoboye. Twakomeje kubagezaho amateka y'abahanzi mukunda cyane. Aba bahanzi barakunzwe. Aba bahanzi bafite amateka akomeye cyane. Nakomeje kubabwira ko ibyo bavuze mu rukundo Airtel wayz na Juno kizigenza, oya, ibyo byarangiriye aho ngaho. Ni ugukorana indirimbo gusa kugira ngo bazamurane, babone uko babaho. Nta bindi byihishe inyuma muri ibyo ngibyo. Kuri uyu muyoboro twamamariza ubuntu. Kora subscribe, witeganyiriza ubuziraherezo iteka ryose, kandi dutanga ubumenyi bw'ibanze, soft skills, ugendeye ku kugisha inama no kwigisha icyongereza ku buntu.